Mwongeye kwirwa mwebwe bakunze y'ikiganiro Sky Show, kanizere ko mumeze neza, mumeze fresh aho waba uherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, burengerazuba. Kanizere ko aho waba uri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umeze neza, umeze fresh, cyangwa se hanze y'u Rwanda hari imigabane igiye itandukanye abanyarwanda muba muriho cyangwa se mudukurikiye muba mugiye muriho, ariko nizere ko ibyo muba murimo byose cyangwa se ibyo muba mukora byose Imana ibigenda ishyiramo imigisha. Rero kuri uno munsi tugiye kugaruka mu makuru agiye atandukanye, tugiye kugaruka muri update zigiye zitandukanye, cyane yuko kuri ino tariki hagiye hasohoka amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Rero kuri uno munsi ari inkuru nyinshi cyane zagiye zisohoka, cyane cyane zigenda zivuga kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa, ndetse n'izivuga kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza, ndetse navuga ngo n'amakuru ari guteganyiriza ikiruhuko abakozi abigenga ndetse n'aba leta. Rero kuri uno munsi ari inkuru ngiye kugenda nkunyuriramo, tugende tumenya se bundi byifashe gute hirya no hino, cyane yuko izi zose ahanini zirimo ziragaruka ku ntambara cyangwa se ku ifatwa ry'umujyi wa Goma, nyuma yuko hari intambara yari ishyamiranyije M23 ndetse n'ingabo za leta za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho naho navuga ngo niho hagiye hacika ururondogoro, cyangwa se hirya no hino hagiye havugwa ibintu bigiye bitandukanye. Rero kuri uno munsi nibwo hagiye hasohoka izindi nkuru zivuga kuri iriya ntambara, cyangwa se zigaruka cyane mu kwifatwa ry'umujyi wa Goma, aho nagiye mbona abanyarwanda cyangwa se guverinoma muri rusange bagiye batakwaho ibitero by'amagambo, cyangwa se kuba bagiye bacanwaho umuriro n'andi maguverinoma yo hanze ashinja u Rwanda yuko rwaba rufasha M23, kandi ibyo byose bihabanye n'ibyo perezida wacu cyangwa se n'ibyo bahora bagaragaza yuko naho uriya mutwe witwaje intwaro uhuriye na guverinoma y'u Rwanda. Rero kuri uno munsi nibwo aje gusohoka amakuru agiye atandukanye, ngiye kugenda nkunyuriramo ngo dusoma se tugende tumenya ubundi byifashe gute hirya no hino. Rero uno munsi ni inkuru zigiye zitandukanye ngiye kugusomera kugira ngo ugende umenya ngo byifashe gute. Turahera kuri ino nkuru ivuga kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa. Rero inkuru iragira ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yageze mu Rwanda ku wa kane, aje kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame ku bibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Barrot akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe yakiriwe na Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Anthony Affe, ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wo bita Clementina Mukeka. Jean-Noël Barrot yageze i Kigali nyuma yo kuva i Kinshasa, aho yabonanye na Perezida Felix Tshisekedi wa DRC. Rero uyu nta wundi mu Minisitiri w'Ububanyi cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot, aho yaje mu biganiro na mugenzi we, cyangwa se ntavuga ngo na Minisitiri wacu nawe w'Ububanyi n'Amahanga n'umutekano n'Ubutwererane min Clementina Mukeka. Andi update ni update ivuga ku muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri guverinoma y'Ubwongereza wo bita David Lamb mu kiganiro aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame kuri telefone atatanze umuburo utaziguye wo guhagarika inkunga Ubwongereza bugenera u Rwanda. Nk'uko byatangajwe mu bitangazamakuru, Yolande Makoro avuga ko iyo ibyo
avuga inkuru avuga ngo avuga ko iyo ibyo bikangisho byo guhagarika inkunga ikoreshwa mu bikorwa by'iterambere biza kuba ari byo byakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari kuba byarakozwe mu myaka 12 ishize. Yibukije ko ibihugu by'amahanga bifite uruhare runini muri iki kibazo, bikaba bigomba gukora igikwiye no gushyigikira inzira nyayo ya politike kugira ngo ayo makimbirane arangire. Indi nkuru ni ino nkuru ya Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yatangaje ku wa mbere tariki 3 Gashyantare 2025 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo gukomeza kwizihiza umunsi mukuru w'intwari uzaba ku itariki ya mbere azaba ari ku wa 6 Gashyantare 2025 ugahurirana n'impera z'icyumweru. Rero ninzoho aho ngaho gatoya, ubutwari ni ikintu tugomba kwimakaza nk'abanyarwanda, cyangwa se ni ikintu tugomba kuba twashyira imbere cyane ko ubutwari butari bushingiye mu kuza cyangwa se mu rugamba rwo kubohora igihugu, ahubwo ubutwari bushingiye ku bikorwa tugenda dukora umunsi ku wundi, twebwe nk'abaturage, twe nka leta cyangwa se na guverinoma muri rusange, tugenda dukora ubutwari mu byo tugenda dukora byose bigenda bijya mbere. So rero indi update nk'uko natakubwira update zijyanye na politike gusa, ahubwo ngomba no kuupdatinga nanone muri showbiz, tukagaruka se tukamenya ngo byifashe gute hirya no hino. So rero icyo nakubwira nuko ubu ngubu tuvugana hari indirimbo nshya ya Merdi yise Blessed. Ni indirimbo igaruka nanone kwiyobokamana cyangwa se igaruka nka gospel, akaba ariko tuvuga ikozwe mu buryo bwa gospel, cyane yuko ngo ari nayo yinjiyemo cyane cyangwa se arimo arakora muri ino minsi, afite indirimbo nshya yise Blessed. Uwo nta wundi muhanzi witwa Meddy. So rero indi update nuko umunyamakuru bita René Makene, aho nawe yambitse impeta cyangwa se aho yarahiye imbere y'amategeko n'umukunzi we. So rero ni ibintu byiza, tumwifuriza kugira urugo rwiza cyangwa se tumwifuriza urugo uhire. So rero another update ni update zigaruka ku ndamwibagiwe oya. So izindi update ndaza ko updatinga nazorganije neza cyane kugira ngo tuze kugenda tumenya se weekend yacu turagenda tubana mu yayo makuru ari update, cyane ko ariyo ntego ya Sky TV show. Rero wowe utarakora subscribe, ndakwibutsa ko wakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Wowe utarabasha kuba washiringa ngo abandi bamenye se channel yabo ibakwiye, cyangwa se channel yabo bagomba kujya bamenya aho amakuru se ni yihe. So ndakugira ngo rero n'ubwene ni wowe updatinga nawe abantu bawe ubasharinga my channel, kugira ngo nabo bajye bamenya ngo ese amakuru ari gutrendinga hirya no hino na yahe, yaba ya showbiz yaba ya politike, byose mba ndi hano kugira ngo ubimenye. So rero ngiye mwabanye mu kiganiro ni Sky mwenyewe, ni ya Pablo Papito Pachino Makoto Tigre Kasco Pisto, it's your bargain shop boy, I know the shino the vanity, it's your shop where the Sky miss move.